Ako Yakamwana we wamwemera. Yakamwana Mm. Yakamwana rero nagakunda abantu bameze nkatwe. Yakamwana akunda umukobwa ufite ikibuno kandi njye kandi ntacyo uragifite. ngira ntacyo ngira Uragifite. warebye nabi Nsubireyo ndebe. iyo usubirayo Haguruka. Kamera se siri haguruka. Baze kutubwira ko kiriho cyangwa kitariho. aya Ese haguruka. Okay, haguruka nkubwire. ntago niyaminiye Nyine we haguruka ntago haguruka nkubwire. Nyine haguruka. Reba kurura ira etaje urayizi. Nyine reba hariya nkubwire. Ngaho ngera wicare. Yakamwana aze kutubwira. kirimo Yakamwana ngenda bukunda. Tuguhaye ikaze kandi turagusoje gukurikira Wisdom TV Rwanda. Ni umusanzu ukomeye cyane kuri twebwe. Mwakoze kudushyigikira abantu barimo kureba ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Muri abantu b'agaciro, abantu bari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, intara zitandukanye zigize igihugu cyacu. Turabasoje Star Vista aho muharereye mwese. Imana ikomeze kubahereza imigisha myinshi ndetse no kubagura mu bintu byose mukora. Abantu bameze neza ni umugisha ku Mana, batameze neza mwihangana ibintu biraza kugenda neza. Ndi kumwe n'umwari n'ikizungerezi cyiza cyane gicanye ku maso. Wiriwe neza? Wiriwe. Iryo jwi ntago ryazageza kuri Noheli. Turarizigama. Bimeze bite? Sawa. Kobwa mwiza cyane. Mwakoze. Wambaye neza? Mwakoze cyane. Umeze neza? Yego. Neza cyane? Yego, umeze ute? Neza cyane. Yego. Soza abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda. Ndabasubije cyane, nitwa Redempta. Urabisubiramo. Ntago iryo jwi riri cyaka none ijwi rimeze neza. Kabishoboyera. Tuguhaye ikaze, dusuhuze nyine usuhuze n'abadukurikiye. Ndabasuhuje mwese abakurikiye Wisdom TV, nitwa Redempta. Mbakumbuye nubwo ari ubwa mbere. Nibwo bwa mbere witabiriye cyangwa se ubashije kuatendinga ubutumire bwacu. Yego. Byumvikane ko aribwo bwa mbere tugiye kubana kuri channel yacu. Tuguhaye ikaze, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Yego, nawe urakoze. Ariko kwitonda kugabanya. Hano twebwe iyo turi hano turavuga. Abashyitsi baritonda. Turavuga imihanda ya Kigali imeze nabi, bamwe bafunzwe abandi banyweye inzoga, uri kugafanta. Bimeze bite? No kwitonda nyine nanjye nkagerageza. No musanzwe sunywa fanta. Areka. Byaragoranye. Byaragoranye? Bitaragorana byagenaga bite? Ntago mbizi. Byari ibyo kwigaho. Wambaye neza. Mwakoze cyane. Kobwa mwiza, wambaye neza, agakweto kameze neza. Ako gakweto manu kagaragaza. Pantaro nziza ya black, ka top ka black, ka sharupe, ka makeup. Meze bite? Shani bon. Wakoresheje makeup? Ninde muntu wakoreye makeup? Bamwita Joanna Makeup. Joanna Makeup. Yeah. Wenyine ufite ama bridal shower, birthday, ubukwe, n'ibindi birori nyine bisaba makeup byose. Ama events yose akenewe shawamugera. Joanna Makeup. Tubibutse ko Joanna Makeup ni umukobwa umwe mwiza ku mubumbe ukora makeup nziza cyane. Nanjye yajyaga akorera abakiriya banjye atarivumbura, ariko nyango ubu yabonye amafaranga menshi ntago kinsaba akazi. Mbere ubundi yajyaga nsaba akazi nkamuhuza n'abakiriya, ariko niba yarabonye amafaranga, niba yabyaraje gucamo, umwana wirwanyeho muri Kigali rwose, ariko ntago kinsaba akazi. Sinzi ahantu ikibazo kiri. Bisaba gushora nshuti yanjye. Bisaba gushora? Nose nanjye nzashore muri makeup? Udashora. So abantu rero bakurikiye Wisdom TV Rwanda, nta handi banga rya makeup nziza isa neza. Kabisa. Bagane muri Joanna Makeup. Nge ndaza no gupiningaho nimero ye rwose. Bamuhereza akazi, arashoboye. Kubona cyana cyicaye imbere hano ukuntu gisa. Inzo binyoye kabisa imeze neza. Urasetsa. Andi makuru se Redam? Cyane meza. Umeze neza. Cyane. Amakuru y'iminsi Kigali bimeze bite? Kigali nyine ni amahoro. Rimwe na rimwe akamahoro bikaga kubera ibyo turi kubona muri iyi mihanda. Nawe inkuru ya mugenzi wawe yakugezeho? Yangezeho ikibaho ahubwo. Wiyumva gute? Wumvaga warira? Nyine ntawamenya.
birimo biraterwa n'icyo ariko ko mukomeje gusinda cyane. Gituma irakomeje. Eh? Gituma irakomeje. Igituma. Sha reka nkubwize ukuri. Aho uzakanywera nganya ngo gakura mu icupa ngo kakagukura he? Yene dore ni agafanta ntabwo nzaba. Asa ako gafanta usanzwe ukanywa cyangwa n'ifuri zagufashe zo mu kiganiro? Oya. Ndimo kwifata bitewe n'ibyo ndi kubona. Hari story imaze iminsi avuga ngo abagabo barimo barafungirwa amagambo, abagore bagafungirwa y'abagabo. Aho gupfa mu magambo ntiwapfaye abagabo? Sha. Nanone kujya upfira mu magambo wapfira mu y'abagabo ndakora. Kari agahehe uragafana? Oya. Iyo ntabyo navuze. Kari agahehe ariko sometimes kajya kabakorera. Ariko njye ntabwo ngakoresha. Ukoresha ka orange? Rwanda rwe. Ka orange n'agapayinapo. Neza niyo nzoga yanjye. Niyo nzoga yawe? None se abayinywa baciraho iteka n'urubanza? Oya ntabwo nari bacira kuko ntabwo nzi impamvu yatumye bazinywa. Ariko nta nubwo ari n'icyaha by the way, ahubwo icyaha nicyo igukoresheje. Ntabwo wahitiramo umuntu kutanywa ikintu cyangwa ikintu cyangwa kwambara. Ikibazo nicyo yagukoresheje. Naho muri ako kanya nta kibazo kirimo. Bizera neza yuko uyinyweye ukayinywa neza, ukaryama, ukabana n'inshuti zawe neza, ntigire ikindi kintu kiri discipline ukuntu tactique wa mugani. Uyinyweye neza nta kibazo, sibyo? Ntacyo bitwaye. Ariko twizere yuko na muheto Imana iri bukomeze kumworohereza. Ni saga imaze iminsi hanze. Abana b'abakobwa mukwiye kwitonda muri iyi minsi. Nimwe murimo kunywa cyane. None ko mwadutengushye dukora iki? Twabatengushye gute? Ni mwebwe zaremewe mwenyine se. Tugomba kubafasha. Iyo wasohotse ni ikihe kinyobwa usibye icyo wanywereye kuri kamera, ni ikihe kinyobwa ukunda gukoresha utari kuri kamera? Ndagukoresha? Kandi nabikubwiye. Oya nanjye nakubwiye ngo atari iki. Buriya habaho ikinyobwa cyo kuri kamera n'icyo atari icyo kuri kamera. Terwa naho nasohokeye. Nk'ubu iyo utasohokeye hano kuri Great. Ikindi cyo kunywa ujya ubasha ni iki? Icyayi. Icyayi? Mukaruse cyangwa African tea. Ushobora kuba witonda niba atari ibyo mbonera kuri kamera. Aha uzanyigeho. Ese ngo ndakubeshya. Uyu munsi wa none abantu babona Redemptor kuri kamera za Wisdom TV Rwanda ni muntu ki? Ari birebire na. Redemptor suniki. Umukobwa uraho ushima Imana. Urasenga? Ndasenga cyane. Sengera he? Bibaye birebire. Byagoranye. Byagoranye. Nagusenga. Ndasenga pe. Nagusenga usengera he? Impamvu bigoranye ntabwo urusengero rwanjye nzi uko rwitwa. Nicyo kibazo. Ibaze noneho umuntu usenga ukaba utazi urusengero usengeramo. Ese gusenga no kumenya urusengero. None se utazi urusengero utazi umushumba ukuyoboye. Okay, umushumba ukuyoboye se yitwa nde? Kayitare. Ayobora uruhe rusengero? Ruba Kabeza ariko ntabwo nzi uko rwitwa. Mwaganye urusengero koko? Wamba wari ukagana urusengero? Ndarusenga pe. Kandi cyane. Urarusenga? Ndasenga. Cyangwa urusengeramo? Ndusengeramo. Ntabwo ruri mu nsengero bafunze se? Oya. Rwujuje ibisabwa? Twe ntabwo tuba. Uraririmba se? Oya. Ndi umukristo usanzwe. Ni ryari wigize kujya muri korali? 2023. 2023? Kuva uvutse nibwo bwa mbere wagiye muri korali? Cyaka muri Sunday school. Sunday school wayiririmbye mu nicyo cyane twe cyagufashaga muri Sunday school? Yohana kangahe? 3:16. Avuga ngo iki? Kuko Imana yakunze abari bw'isi. Ako nyumvira nk'icyo cyanditswe ni ukuri ke. Icyo cyanditswe nta mwana utakizi. Jewe rero. Hanyuma se icyavugaga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye cyabaga he? Nari nyize ariko sinzi agace kibamo. Komeje kugorana ndakubwira. Oya ariko reka nkubwire. Wenda uzure umwana w'imyaka 5 njye mu myaka 5 iryo jambo nari ndizi. Uzashaka umwana w'imyaka 5 urimubaza nta kikubwira. Zabimbwira. Ariko nuri muri Sunday school arakizi. Oya. Ahubwo we ni gute ukizi ukaba utibuka naho cyanditse? Oya cyo kirakomeye. Kuko kibaga no mu ndirimbo ariko nyine utazaho cyanditse. Uzi kuririmba? Oya. Abe na gake. Ni ihe mpano wiyizeho ubwawe?
usibye iyo kuririmba utazi? kubyina gakondo. Gakondo? Mm. Ubyina muri he torero? Nigeze kuribamo ariko ntaryo nkibamo. Uyu munsi wa none ntago ukiririmo cyangwa uracyaririmo iryo torero? Oya ntago nyiririmo. Ubyinira hese gakondo? Naho. Kandi uvuze yuko ariyo mpano yawe. Nese impano Niyo kuyikoresha mpano impano yanjye. urayiryamisha? Oya ariko iyo bibaye ngombwa ukabura aho uyikoresha urayiryamisha. Ubu warayiryamishije? Ubu tuguzana ingoma hano watwereka aho birakaye? Aha nabereka uwo ndiwe. Niyihe ndirimbo ya gakondo ukunda? Bayita umuhororo ya Masamba. Umuhororo ya Masamba. Waturirimba agace kamwe gato kayo? Niba uzi ikintu ntazi mu buzima no kuririmba bibamo. Sure. Aho memukiye. None se ubusitari bwawe, njye mfite amakuru kuri umusitari. Oya. Sinshaka kuyavuga. Ariko nawe urayazi. Ubusitari bwawe bumenyekanira mu kubyina, mu kuririmba muki? So ndabihera. Cyangwa mu icupa? Bwa Fanta. Kuki Bralirwa ntikora ibinyobwa byose? Kuki wibanze kuri Fanta? Oya. Nuko numvisha ukomeza kunyekera ibindi bintu. Cyangwa niko ugaragara? Oya. Ahubwo nyuma uze kunsobanurira uko byagenze. Ndakubonamo mutsinzi. Yonyine ushobora kumbonyemo n'ibindi binyobwa. Twari turi ku bigendanye n'impano cyangwa se na talents. Wambwiye yuko ukunda kubyina. Wabirekeye iki? Itorero nabagamo ryari hafi yo mu rugo. Yego. Kandi iyo umuntu akuze nyine ajya gushaka amafaranga. Ubwo utabonye irindi torero kandi ufite akazi, kora akazi. Mu rugo iwanyu bwite ni hehe? Nyagatare. Nyagatare? Waje gushaka amafaranga guhaha i Kigali? Ese Kigali amatorero ni hari ayandi matorero kuki utayajoyininze? Arahari. Ariko guhita yajoyininga ako kanya nabyo biba bigoye. Kandi ntabwo wajya mu itorero ubanza ukaryigaho ukavuga ati iri ni ryo nashakaga. Ubwo iyo barebye bagasanga ibyo basaba ubyujuje bashobora kwakira. Hari n'igihe batanakwakira. Biterwa n'iki? Ntabwo mbizi. Hari criteria bagenderaho zo kuba bakwakira kandi usanzwe uri umubyinnyi? Ese ubwo nkange iryo torero ntabwo rizwi. Hari ibyo cyangwa bagenderaho utujuje? Byashoboka. Nk'ibiki se? Ubona byose byuzuye. Ese ujya wireba? Ntabwo nireba. Uriyizi? Oya. Ujya wibona? Reka ku ifoto. Ujya wibona? Oya. Kutaraza se ngo ngufotore kugira ngo nkwereke wibone? Aha ndagerageza. Nzaza. Byari? Nimbona umwanya. Nigeze kukwandikira unca amazi. Urabizi ibyo bintu? Ese ndirya nageze kuki? Icyo utageze ahubwo se ni iki? Byose. Icyo udafite se ni iki? Naraswatse. Mfite byose. Byose bikenerwa muri ubu buzima urabifite. Amafaranga. Nta muntu waba agaragara gutya adafite amafaranga. Amafaranga yo noneho. Hasi hejuru kabisa. Hasi hejuru. So wayabona? Arahari cyangwa yarabuze? Ayahari. Arahari. Ahubwo ntabwo ushaka kuyatanga. Muri iyi mihanda nta mafaranga hari mwana. Sure. Nawe uri umwe mu bakobwa imihanda yababaje se? Natwe twarababaye. Mwababajwe n'iki? Urugendo twakoze tujya muri Kigali ni rurerure. Ni ikihe gihe wisanze wabaye muri iyi mihanda ya Kigali? Ari n'iki kikubabaje? So ni ikihera. Nigeze kwaka uruhushya ku kazi. Ndwaye byahatari. Cyane ariko. Ndavana niba ataruma ndiyirukana. Byasoje se wirukanye? Naratashye gusa ku bw'amahirwe ntabwo banyirukanye. Ariko nari meze nabi fo. Banyimye n'uruhushya. Numvaga ari danje. Uyu munsi wa none hari abantu bamwe bajya gukora akazi bikabasaba ibishoro cyangwa ibigozi runaka.
hari abasabwa inzandiko z'akazi bakongeraho bya biguzi bindi. We ni ikihe kiguzi waba warasabwe mbere y'uko ujya mu kazi? Wasabwe inzandiko cyangwa wasabwe na extra? Aya ni inzandiko. Inzandiko ari hatari. Byagenze bite? Narayobye inshuti yanjye. Wayobeye muri Kigali? mu cyumba muri Kigali. waba warayobeye mu cyumba se? Oya. Urumva ibyangombwa bari kunsaba kandi narataye indangamuntu, banyohereza ku kabindi njye kuyishaka. Inshuti yanjye narayobye. Kabindi nakanyuzeho nk'inshuro 20 nkareba. Kabindi hari hirya hano hirya hano. Nigize umuntu wamfata KBS. Hari ahantu gusiga ntabwo yakugezayo. Ndi kugenda. Genda shwagisha nyine gutya. Nta kantu nahanga gutya. Nta kandi kamodoka kari prive kaje kugutwara katari KBS? Azari papa wanjye waba. Ubona uhagaze ku muhanda umuntu ari muri prive yaza akagucaho. Ngwiki? Muri iki gahano barababaye inshumi. Ko mbona hari impamvu zirenze ebyiri kandi zatuma batagucahora. Siko umuntu akunyeye imvura kunyagira akagenda. Sure. Ntabyoze. Ariko nta cyizere uba wifitiye. Ntago ari ibyo. None se ushatse kuvuga ko abantu bose twese tutari kimwe? Mutari kimwe mu buhe buryo? Ubu njye nawe si twagenda imvura ikatunyagira. Njye nanyagirwa ko we ntiwanyagirwa. Ushingiye ku cyo ubivuga? Tujye hariya ku muhanda hari urebe ko batagutwara njye ngasigaramo. Harya ufite imodoka? Njyewe ngenda n'igare. Iza kuyifite bari kubimbwira neza. Kubera ngiye kubaza abantu bose unyuraho. Njyewe oya, njyewe ku giti cyanjye none si iryo gare uburiho ryo nshobora kugenda nushushe n'urugero, sibyo? Ni muri ubwo buryo. Byihorere. Ushaka gusaba nk'uko umuntu avuga ngo mana numpa amafaranga nzakora ibi, wayabona n'ubikore. Oya, ntago wareka kubikora. Sawa. Nzafasha abantu ubu nuyabona. Ibyo byose uzabyibagirwa. Uyu munsi wa none urimo urabarizwa mu biki? Ntago kwamamariza by'awapi nta kintu kirimo. Kwamamariza ndetse ibyo ukora ibiri personal byawe bihabanye n'akazi kawe se uyu munsi wa none urimo gukora n'ibiki? Ni hatari. Ntago umuntu usa gutyo wabura akazi. Ntago bibaho. Karahari. Ako se company ntabwo wayivuga. Genda uyibwire rero izana amafaranga. Izana amafaranga tuyamamarize. Kandi wabishobora. Usetsa. Jyewe n'abayaguhaye angahe? Jyewe n'abayaguhaye angahe? Uri atanga fresh. Atanga fresh? Abarimo neza. N'abasore bakeneye gukoresha indirimbo bamugana. Ahubwo se abasore barihe? Barihe? Kuki batamuzi? Kutabamuhereza. Uretse. Njyewe se abakobwa bari kutabama ngo mbakoreshe ibiganiro. Yewe nzakurabura vuba. Anyway, guys, turabasuje cyane kabisa. Uyu ni Redemptor. Hari ikibazo nshaka kukubaza. Yego. Uyu munsi wa none wa traveling uba mu ntara uzi Kigali. Uyu munsi urihinga nkatwe twese turakora. Ni izihe mbogamizi ujya ukunda guhura nazo mu kazi kawe ka buri munsi? Imbogamizi? Simeza gute se ko imbogamizi aba ari nyinshi? Imbogamizi mu kazi? Njye nivugiye mu kazi. Mu kazi? Yeah. So mu kazi ni izihe? Contact zo muri Kigali. Noneho mu kazi. Baba bumva ko kuba uri mu kazi hari indi mpamvu runaka. Bushobora kwira bakwatse nimero ari nk'ijana bitewe ariko n'abantu mwahuye. Ni urugero nguhaye. Iyo bazikwate se nyuma yaho bazibyaza umusaruro? Yewe hari umuntu amaye nimero nayibyaza umusaruro. Kubera iki se? Waretse nkaguha iyanjye se nkareba umusaruro wayibyaza? Nawe njyewe nuko nta kirimo nyine. Ariko nyine iz'abandi wazibyaza umusaruro. Izawe bajya bazibyaza umusaruro se? Wahese
ariko ashobora kukwaka contact kugira ngo ujye umuha serivisi n'ubundi yaje agana. nshuti bavandimwe mwa bakobwa izo contact mutanga bamenye ubwenge izo contact mushake mujye mukuraho umubare wa nyuma kuko imibare ni 10 ntabwo azamenya uwurangira uwo ari we. oya ni 7 kuko hari uza akakubwira ngo mpa 7 ndirwariza 7 ya nyuma ariko njye nabafeta ese umuhaye Tigo ashyiraho 7 siyashyiramo 8 agashyiramo 9 bikanga. njye nigeze kuguhamagara nshaka kunyihera ikiganiro ngiye kukuvamo mbere y'abantu mikoro yifate neza uko usanzwe uyifata. usanzwe uyifata gute? uku nguku nyifashe iba ari nini cyangwa iba ari ntoya? ibiringaniye mikoro si iringaniye ra? niko uyikunda kuyifata gutya? ntabwo mikoro nyikunda. mikoro ntabwo usanzwe uyikunda? nigeze kuguhamagara unyiryaho wantu ryari? naraguhamagaye ndakubwira ngo nitwa gutya na gutya urambwira ngo buretse ho gato ndaje n'ubu uracyaza. wabingiriye kereka umbwiye nk'igi ndakwandikira ujye kuri WhatsApp yanjye urebe ko nta nimero yanjye igira. ariko ubwo wahamagaye risangaye? ntabwo mbyibuka ariko naraguhamagaye. byari ku manywa byari nijoro nyine? byari ku manywa. ku manywa? koma ndi mu rugo? simbizi. sinzi. simbizi rwose. byakugendekeye bite? byangendekeye ku izo contact. ubwo nyine wahuye n'impanuka. uzasanga nanjye wari utegereje ngo ukuremo umubare umwe uhera. kandi wowe wari uyifitiye. ese ni irihe banga abasore bakoresha baka iriya mibare? ngiye ko nyangira isoni zo kuyaka iriya mibare. ushobora kuza ntabwo nabimenya. zabaza abasore bagenzi bawe iyo bagiye kuyikwaka se bayikwaka bakubwira gute? ngo mpereza nimero yawe izo product uba uri gutanga nzakubwire uzihereze umumotari cyangwa se nyine bitewe. nyuma se yo kukubwira ngo uzazihereze umumotari hari indi serivisi wagukeneraho itari products? yabura nk'iyi akubwira ko yakwishimiye kandi yakubwiraga product atuzamusura. yego ko iyo amaze kukwishimira nyine kumusura n'itegeko. maze gusura abangahe? inde? wow. abyihorere. yarakubabaje? twarababaye. nyine umaze gusura nka bangahe? nta n'umwe. sure? wambare se njyewe ukazansura. ikiganiro gisohoka uzambwire. nzagusurira kuri tele. nyuma se yo kubasura iyo bakubwiye ngo uzabasure wigenza ute? like reply yawe ibimeze ite? telefone yanjye ntabwo yari yapfa ku buryo bloke yaburamo. yes. reka nkubwire ntuzongere kubloka abantu. hoya hari ibintu ubona bidasa neza. hari uburyo usubizamo umuntu cyangwa se utanamusura wa mugani kumuhakanira. umuhakanira ari wa muntu watiriza. kandi ubwo usanga uri gukorera negative kabisa. akorera wowe wasanga uri gukora negative gute? kubera ko ushobora kumubwira oya sibikunda ntabwo bishoboka ibiki aka akaba ari wa muntu uvuga ngo njyewe ndakora igishoboka cyose ubu wanjye. aho ngaho rero nta nama nakugira kuko niba uhatirije ngenda gufasha. niba hatirije umufashe iki? sinabikubwiye. umufasha kumubloka none rezo yaje ku kazi iyo product nayitware. none se reka nkubaze ntabwo uri umukobwa? ndi umukobwa. wari washaka se? oya. ntubiteganya se? yego. ushobora kuba utabiteganyije cyangwa ejo bundi ariko urabiteganya. yego. none uzashakwa gute se uba bloka? rezo uwo nguwo yabinyuza mu zindi nzira. oya izindi nzira nizo nta zindi nzira zirenze.
inzira ya mbere ni ukukubwira ko yakwishimiye, inzira ya kabiri ni ukukubwira ko uri mwiza akagusaba appointment. None se nagusaba appointment ugahita umuboroka, muzahurirayo muzahuza mute? rero njyewe ntabwo ari uko meze, duhuriye mu muhanda wenda sava mu kazi. none se reka nkubaze, guhurira n'umuntu mu kazi no guhurira n'umuntu kuri social media wakwishimira guhurira he? ko byose ari hatari. kandi tuzi neza yuko hari ingo zibanye uyu munsi wa none bahujwe na social media cyane, ama Instagram he. none se kuki wowe wumva yuko ntabwo njye biba bintu yagukontakta muhuriye mu kazi byakubera ikibazo kurenza uko mwahurira hano? ntabwo mbikunda kubera ko na social media sinzikoresha cyane. iyo usetse uba uri mwiza ntukomeze kurakara. ese ubu narakaye? ntabwo narakaye. nukomeza kurakara ntabwo biri buse neza. ndi gutekereza ku bintu uri kumbwira bya social media n'akazi, nkumva ni hatari. hatari yigize. ahubwo uzi ukuntu urimo uransubiza wagira ngo uri nk'umuntu wababajwe gutyo kuntu n'abantu bene nkawe. hari umuhungu waba warakubabajeho? oya. ukundanye kangahe? si ubone kangahe? ugira aba ex bangahe? 3. aba ex 3? nuwuhe mu ex ujya ukumbura muri abo 3? uwa mbere cyangwa uwa kabiri? uwo hagati. wa kabiri? wambwiye ko ufite aba ex 3, ubwo uwo hagati n'uwa kabiri ujya umukumbura cyane? ibihe bihe umukumburaho? yaje mu rugo iwacu kunsura. iwanyu cyangwa wowe wa musore? mu rugo. sha mu babyeyi yarazaga? yarazaga akagusura mu babyeyi? yazaga kugusura mu babyeyi? mu babyeyi? na mama we yari amuzi? wabona rero impamvu umukumbura, wabona ari we wamukosereje. ari njye wamukosereje? si ubwo nanjye ntabwo mbizi ikintu twapfuye. mwapfuye iki nyine? ntabwo mbizi. si ngombwa cyangwa kuri kamera? oya, nashidutse tutakivugana kuko nanjye sinzi ikintu twapfuye. waramukundaga se? twarakundanaga. oya wowe ndavuga wowe kuri giti cyawe, wowe waramukundaga? nese umuntu ukunda ushiduka gute mutakivugana? simbizi. hari ukuntu nk'uwo wa gatatu ashobora kuba yaraje aganza amarangamutima, mugahita muduta ibishanga, nkahita nibagirwa ko mfite urushako. ni ukuvuga ngo rero n'ubundi ntabwo wamukundaga? si ukumwanga, ahubwo urugero kuri wowe ushobora kuba ufite girlfriend muri uyu munsi, nkaza nkahita mbidobye. njyewe mfite girlfriend umwe, niyo ushobora kuza nkahita mbidobye. gute se? ese ubu nje tugakundana nyine ukanyaporocinga nkabura amahitamo. ukuntu ubura amahitamo bigashiduka nyine byagize uko bigira. oya amahitamo kandi uba warayakoze. aha wabyihoreye. ni ikihe kintu ugenderaho iyo ujya gukunda? ntacyo. muri njye mbyiyumvamo. arakubwira gusa ngo ndagukunda nawe ugahita uvuga ngo nanjye ndagukunda? muri njye mbyiyumvamo. hari criterias umusore ushobora kuvuga ngo ngiye ngomba gukundana n'umusore umeze gutya. cya mbere na mbere kuba atari mugufi gusa. atari mugufi? banzovu wapi? banzovu wapi? uriya namunyuza he? kubera iki? kandi akunda abana bo mu ikintu Mutara. cya mbere nkunda gusa. ntabwo ujya wumva yuko avuga ko afite umugore wo mu Mutara? Kagitumba. Kagitumba. kandi inzovu, kino kiganiro ndaza kukimwereka. njyewe umva impamvu nkunda gusohokana na boyfriend wanjye cyane. ubu twanjye na nzovu nkavuga ko ari boyfriend? why not? navuga ko ari umuntu ngiye kugurira agafanta. kubera iki? umugurira cyangwa wakugurira? ntabwo nakemera ko ari we ugiye kungurira. kubera iki? nawe ugiye kumugurira. sorry rata nzovu. hagati ya nzovu na yakamwana wakwemera nde? noma ikizana. ese bose si abasore kandi baracyari ku isoko. oya ariko nzovu ni umupapa. inde? nzovu ariko yatandukanye n'umugore we. oya njye ntabwo nemera abadivorce. umukonyine we ngo byaranze. rero njye ntabwo nkundana n'abadivorce. ubu ako yakamwana we wamwemera? yakamwana? yakamwana rero
nagakunda abantu bameze nkatwe. Yakamwana akunda umukobwa ufite ikibuno kandi njye kandi ntacyo uragifite. ngira ntacyo ngira Uragifite? warebye nabi. Nsubireyo ndebe. iyo usubirayo Haguruka. Kamera se sire haguruka. Baze kutubwira ko kiriho cyangwa kitariho. aya Ese haguruka. Okay, haguruka nkubwire. ntago niyaminiye. Nyine we haguruka, ntago haguruka nkubwire. Nyine haguruka. Reba kurura iriya etaje urayizi. Nyine reba hariya nkubwire. Ngaho ngera wicare. Yakamwana aze kutubwira. kirimo yaka abantu ushaka ngiye rwose ubu nkuyemo. Njyewe ngiye gutegura ikiganiro uzahuriramo na Yakamwana. Arafunze. Waje kujya kumusura. Pole sana. Menya aho ufungiye gusura. Ejo yateje intambara ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ariko yuko bafunze Muheto. Yakamwana ngenda mukunda. None se urumva atari Ako reka nkwereke. Buriya wowe na Yakamwana mwisanze mu rukundo ntibyaba biryoshye. Sha no unekereje nabi pe. Nagaruka aciriritse yega arakabije. Ariko uratubwiye ngo uramukunda. Ariko impamvu mukunda nkunda ibintu akora muri social media gusa. By the way ni umuntu wa like wava ni nk'umwacteur mwiza. Yego. Stress ntago wajya stress uri kureba nuze. Ariko yakani n'umusirimu mu mutwe. Ntuzarebe wenda yashyizemo icupa ngo wumve yuko ariko ameze ni umusirimu. Njye nifuza kubabona muri mu rukundo. Basi nshakira undi. Uri single? Uri single? So ndi single. Nyine tubwire uri single? Oya. Ufite umukunzi? Ni kangahe mushwana ku munsi? Nta nubwo bwakira tudashwanye. Mupfiki ni wowe kandi mbona ari we waba wabigizemo uruhare. Koru azita. Agusanze waiting. Cyangwa wowe uyimusanzeho? Bayinsanga kenshi. Akenshi ayigusangaho. None se agahita asaba ikaze? Yagusanze ko rimwe kare gatatu wanayivaho ugahita wiryamira. Shaka kuba ariko yayigusanga hari akazi. Nyine ashaka kuyinsangaho. Ariko nanayivaho simuvugisha. Numva nyine biba bisa nabi. Ngewe mfuhiye kubera ko nakureka. Yego. Mureke. Ubwo nyine ungiriye inama. Oya, ngewe ni nkanjye ku giti cyanjye. Ni nkanjye ku giti cyanjye ntago nanzuye. Ariko okay, nzi ko ari ibindi navugaga biterekeranye. Icyo gihe nakumva nyine nkanumva ibyo mpanyemo nkabikurikiza. Ariko nzi neza ko ari akazi. Kanjye marambyica. Nzi neza ko ari akazi umutima wanjye, nzi ko umutima wanjye utancira urubanza. Njye nakureka. Mureka bigoye mwana. Reka ubwo utamukunda. None se wowe wamara amasegonda utarabona undi? Buri minota 10 wakira ko ruzinga. Wenda ntago baba bujuje amarangamutima yanjye. Wari wafata like nka calls cyangwa nka message umuhungu yakwandikiye ukayiforwardingira umukunzi wawe? Umukunzi wanjye kandi utereba ukuntu abantu baba bamere nabi. Yabayeho kera ubu se nabikora. Gusa ashobora kubyibonera nyine. Ubu ntago urigera ubabaraho mu rukundo nyine ngo wumve ubaye stress kubera umuntu mukundana. Ngire rega turi mu kiganiro ibi ngibi urimo kuvuga rega hari abo byafashe. Urababara n'umutima ugaturika. Wababaye byagenze bite? Yakuretse mwashwanye bisanzwe byagenze bite? Wapi? Kuri anniversaire yanjye y'uyu mwaka. Uri anniversaire gani? Kuri 12 z'ukwa mbere. Ngenda bigusezeranyije Wisdom TV tuzayigukorera. Mwakoze cyane. Itariki zingahe? 12 z'ukwa mbere. 12. Uriya mu cameraman se aze kubifata buriya wabona nabigiriyemo umugisha. Ese ko ndewe umureba cyane wa nta banga mufitanye? Oya? Nabanga njye na cameraman dufitanye. Aha. Kanitambuke. Neze njye na cameraman dufitanye irebanga. Ura nta kintu muziranyeho. Shana ko ndeba murimo kureba nawagira ngo muri n'aba ex. Ko dusanzwe tuziranye. Ura wabona atari ujye ukumbura. Cyana babyo. Cyana babyo. Ura muhungu njemba mbona
ubona arimo neza arimo neza ah aba ari ibintu byavamo neza sibyo niba tubyigeho niba bitari binarimo ubishyire mu mibare shooting nisoza tugire icyo tuganira iyo ujya gukundana n'umuntu ni ayahe mahitamo ushobora like umuhungu w'inzobe igikara muremure mugufi mwiza cyangwa se agereranyije nyine nakubwiye atari mugufi kandi ikindi atari inzobe abahungu b'inzobe wapi nanjye ubwo reka nikuremo ko ndi inzobe ayi wowe uriyizi njyewe abantu barimo kunde icyiza nuko manuka batarimo ureba kundeba ku maguru yawe nuko se icyiza nuko nta muntu urimo kundeba njye ndi inzobe n'abantu batanzi babimenye ndi inzobe ni ukuri ndabasabye uyu munyamakuru wanyu mukomeze mu mwinginga zigaragaze muri kamera mumbwire niba ariko burya ngo abahungu b'inzobe nta kiba kirimo ntabwo ibyo mbizi nuko ngewe nyine reba ukuntu nsa nkundanye n'umuntu w'inzobe nabyara metisi kandi twese turi abanyarwanda ubwo abahungu b'inzobe urabakatiye mwihangane niba hari n'uwanyaporochinze w'inzobe abe yikuramo ni ukuvuga ngo n'uwari ubifite mu bitekerezo abyibagirwe nta kintu kirimo pe yahombye kuri redemuta yahombye kuri redemuta Imana irihangana koko yanyihanganiye ubwo none yarakomeye ujya kuza mu kiganiro byagufasha iminota ingahe yo kwitegura mane wandaje hano nagutegereje ndarambirwa njya kuza bigaragara yuko kugira ngo ujye guhitamo imyenda uri bwambare birakugora biramvuna reka wenda mfite nk'umuntu umbwiye ati ambara iriya niyo igukwiye niyo ikubereye bitewe n'ahantu ugiye ariko nawe mfite nta muntu ubikubwira nawe kandi wambwiye ko utari singo ntabwo umukunzi wese ajya ko ubu urishura neza ko duhorana cyangwa ushobora kuba mudahorana ariko wajya kugenda ukamubwira sheri ngiye ahantu aha n'aha bitewe n'ahantu ugiye mfite imyenda iyi n'iyi mpitiramo cyangwa Joanna niwe waguhitiyemo Joanna yayambika abageni isakame uriya ubundi niwe wanjye aho abantu batamuzi tubigisha iki so uyu munsi wa none wowe ujya gufata umwanzuro w'ikintu uri bwambara bitewe n'ahantu ugiye bigenda bite mwari imyenda myinshi bakaguhitiramo ariko nayo ari iy'ahantu ngiye ngewe utaha uzambwire ngo uhitiremo urakoze ni uwuhe mukinnyi wa filime mu Rwanda ukunda umukobwa nari ndimo kukubaza ngo ni uwuhe mukinnyi wa filime ukunda mu Rwanda w'umukobwa ariko w'umukobwa yego ko nkunda babiri se inde nande nkunda Bahavu Janet undi Nyambo Miss Nyambo yego w'umuhungu nawe nkunda babiri abahe nkunda Clapton Kibonke Kiramani ntabwo ujya utekereza kuba wakina filime narabigerageje uranabigerageza warabigerageje biranga se cyangwa urabireka byanze byari na sawa nyine ntabwo ntagize nakoze iyo bwabaga ariko nta kuntu usanga nyine n'akazi kandi iyo ari filime itahoraho ntabwo yari sawa mushutinga uyu munsi mukazongera nyuma y'ukwezi wakinaga muri iyo filime nakinnye muri ebyiri ariko iyo igikora ubu ngubu bayita Uwera ica kuye cyane so ndayizi ntabwo uzi urusengero ntuzi filime byansaba kuyireba gusa nzi ko yitwa byose wakitingaga mu yihe sene nabaga muri sene rero isekeje idapfa kuvuga nari wa muntu like uvuga si babyita gute umuntu wakitinga muri filime mudufasha abantu rwose muzi ibintu bya filime nakitingaga ndi wa muntu uvuga nyine story za karitsiye
yego Mm. uri umumotsi oya na umutsi cyangwa ni umukangurambaga umutsi ntekereza ko ari wa muntu ntibavuga wandi uba ufite cya kintu yego uriya bamwita gute hagi ni umukangurambaga ni umuki uriya niwe mumutsi nyine wa wundi utanga amatangazo nyine nta matangazo njye natangaga eh njye nabaga mfite inshuti zanjye tukajya ahantu nka za sitori koko siko setsa ubu se ubu ntabwo wakongera kubisubiramo ntabisubiramo ariko mbonye ibintu bifite gahunda ntabwo wareka akazi rega nako ni akazi nyine nanjye nibyo ndi kukubwira wenda urugero nk'iyo filime baduhembaga kuri shoti gusa kuri shoti ubwo uko kwezi kuba kuzarangira ayo mafaranga baguhembye yakumarira iki kwera ntacyo mu kwezi mwashutinga kangahe si buri munsi singira ngo abantu b'amafilime bashutinga buri munsi rimwe byose bikaba rimwe cyangwa iminsi ibiri ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo niba ari iyo minsi ibiri nyine muri uko kwezi nyine byabaga birangiye ariko n'ubu wayikora kandi ukakora n'ako kazi ariko iyo ngiyo usibye ko na role yanjye yari yarangiye ahubwo abantu bifuza abakinnyi ba filime bagufata hakiri kare ariko iyo na role yanjye yari yarangiye nari nagiye muri gereza ahubwo bazagusura muri gereza bazagusure muri gereza nyine bazansure muri gereza mpaka uhawe n'imbabazi ugasohoka nsohoka nigire muri filime noneho bahita baguhindurira indi seri banampindurira nk'abatamu wakomeza kubatamo hari ikidashoboka nta kidashoboka byo uyu munsi wa none abantu benshi bihangira imirimo uba wumva nk'umurimo wakora we ku giti cyawe atari ugukorera wenda abandi ngo akazi ni iki ni ikihe kintu wowe wumva ukunda muri we wakora giturutse mu maboko yawe ni kese wabona ubwo bushobozi bwo kugikora hari ikintu gisaba gutekereza ra byaterwa n'agace ngiye gukoreramo akahe se nk'urugero uri hano nko muri Remera yego ntabwo washinga shopu y'imyenda Remera yose yuzuye imyenda iy'inkweto se hoya rero byagusaba nyine gushishoza ukabanza ukareba ni ikihe kintu nakora hano kidakorwa n'abantu benshi kandi cyanteza imbere nuko mbyumva kuko ubu ngusubije naba mubutse igitekereza gushaka ryari nzabatungura ariko mugomba umva wisdom rwose muzanahira ubukwe cyangwa nawe abo ubona ni amagweja shawe ya njyewe niyo mvugo ntabwo yanesheje ko si nziza maze uzamushaka arabizi ko ari umusitiyu azundi sitiyu barabizi neza koko abo babona bose bambaye iriya myambaro aba ari abasitiyu ariko biba byanditseho iyo ari we urabibona hano hariho akantu ubwo noneho utari umusirikare ntabwo azashaka umusirikare yavuze umusirikare atari umusitiyu nta kintu kirimo nyine yavuze sitiyu ariko sitiri zose ni mu rwego rw'ingabo sibyo sitiyu nshuti yanjye ni ukuvuga ngo niyo yaba ari umusirikare ariko atari muri sitiyu nta kintu cyabaye ntacyo bavugana cyangwa nawe uri muri abo ngabo bakoresha izo mvugo ni ukuri njyewe urambeba ahubwo mugira inama zamubona we yarivuganiye wenda n'ubu aramufite aha tuzambwira ko bimeze nawe se tugushakire rinye oya uba ufite mumeranye neza sha kandi mushwana buri munsi ni gutya tutanashwanye waje mu kiganiro mwashwanye yego sha yari yakubujije kukijyamo twavuganye nawe waze najya kubona akabona ikiganiro kirasohotse kandi utabimubwiye pole biri bube ni biri bube naho ubutse ndabumva ko ari mwe mwanshutse ari we uwo mwana banshutse bambwiye njye kwifotoza bisoza bagukoresheje ikiganiro the microphone iwe ni nk'aho undi wagusa nagiye kwifotoza ifoto isanzwe mu mbabarire noneho ubwo umuntu akubwiye ngo nsura ukamusura byasoza bakoresheje n'ibindi utagira njye nari ngiye kwifotoza ubwo urumva uzi kwifatira umwanzuro njye nari nagiye kwifotoza shu urumva
uretse umanze nsaba imbabazi inshuti yanjye bazonekeye wumva imbabazi zanjye. Yewe bampamagaye bambwiye ko nje kwifotoza nta kiganiro bambwiye. Ubu dore akantu nikoreye nyine mu mbabari. Uriga se? Oya. Wagarukiye mu kangahe? Ari birebire ntabwo byari ngombwa. Hari umwe mu bakinnyi ba filime twakoranye ikiganiro mu biganiro bitambutse, tugikora ashishikariza cyane cyane abana b'abakobwa kwiga. Mu bihe bitambutse cyangwa se mu myaka yashize mu gihugu cy'u Rwanda urabizi neza ko warabyize, umwana w'umukobwa kwiga kwe kwabaga kuri hasi cyane bigendanye n'umwana w'umuhungu, sibyo? Kwiga kuri wowe wifata nk'iki mu buzima bwawe? Kwiga kuri njye rero bifata nk'ikintu gikomeye, ariko yewe ntago ndisikasinga ku muntu utarize, haba hari impamvu. Ariko ku muntu ufite ubwo bushobozi bwo kwiga, ntago mvuze kuri buri muntu wese kuko ntago nzi uko abayeho, mvuze ku muntu nyine ufite ubwo bushobozi nasoze kwiga. Ababaze nabi kuko muri iki gihugu nk'urugero rwa hafi, umuntu wa kera wenda wa mbere, ntabwo ndi uwa kera cyane, ariko umuntu wa mbere wo muri 2010 muri karitsiye, umuntu wazaga asoje kwiga segonderi yabaga akomeye. Noneho yaba asoje kaminuza yabaga ari uwadanje ku buryo ahantu hose yakaga akazi yakabona. Ariko ubu umuntu asoje kaminuza ajya kwaka akazi muri hoteli cyangwa se mu kabari cyangwa se gucururiza umuntu, kandi afite ibintu yize nyine, afite n'amashuri yabyo buri kimwe cyose. Ubwo rero nabashishikariza, kubera ko wasanga n'igihe cyabo kiba kitaragera, bakiga kabisa, kuko njye mbifata nk'ikintu gikomeye imbere yanjye. Uyu munsi ni iyihe ngingo cyangwa se ni ikihe kintu wagenderaho guhitamo uwo muzabana ubuzima bwawe bwose? ahubwo icyo kintu kirakomeye. Gusa ikintu nagenderaho boyfriend wanjye, ariko hari igihe ko gusohokana birashira. Ntabwo mwabana mu nzu mukeneye kurya, guhaha, guteka, kugura ibintu bishyashya mu nzu, musohoke kandi muri busipendinge nk'ijana, 200. Ikintu ntekereza, ntabwo ngiye kuvuga ngo umusore ngo uri classe ngo umeze uku, nawe mbura iminze mutanenganya. Gusa ngewe ikintu nagenderaho, ushobora kunywa anywa n'izo nzoga, ariko yubaha Imana. Hari umuntu unywa inzoga wanamubwiye Imana mugashwana, ariko ashobora kuba azinywa yubaha Imana kandi anakubaha wowe ubwawe, icyo waba uri cyo cyose akakikubahira, kandi akankundira umuryango nk'uko nanjye nazawukunda nubwo ntawuzi. Shamba numva ari ibyo. Abakobwa bagukurikiye niyo nama ubagiriye? Oya, navuze ku giti cyanjye. Hari ushobora kugenda akavuga ati njye nashaka ari umusaza, ari agenda yunamye afite amafaranga, afite inzu ye, afite imodoka, nzajya Dubai, Amerika, ko mushaka, kandi njye ibyo ntabwo ari byo ngendera. Abasaza bakomeje kudutwara abana. Mwame hamwe muzasigara. Tuzasigara iki? Mumeze uko. Udukara turahari two kubashyiraho. Ubona ari iyihe mpamvu ituma abakobwa bintabininga cyangwa se bisanga bakundanye n'abo bantu bari muri iyo range? Gusa akenshi ngiye ikintu ntekereza, ntabwo ntekereje nabi ku bantu
batabayeho mu buzima bwiza. Gusa akenshi abakobwa benshi 90% bibaho biterwa n'ubuzima bakuriyemo. Abona yarakuze ashaka urukweto rufunze ajye kwiga akabona bodaboda nabyo bigoye. Ntabwo wambwira ko uzamubwira ngo njye mfite umusaza ushaka gukora ubukwe burenze gahindura amateka iwanyu buri kintu cyose. Kankubwiza ukuri niyo waba ufite imbaraga zimeze gute zo kumuhakana ntiwazibona. Mama wawe yakaga ijana ku muhanda agiye kujya mu nzu ya danje, abana b'iwanyu batari baragasoje kwiga bagiye kwiga neza barye neza babeho neza, ugiye kujya mu rugo rwiza. Gusa ibyo byose nibimara guhinduka nzi yuko abenshi bahita bahinduka ndavuga se undi musaza ibiki akibagirwa aho yamukuye. Babona kenshi ariho biva ko ntabwo wambwiye umwana wa danje uba mu nzu ya danje wawe yavutse yiboneye icyo ashaka ngo ujye kumuzanaho ibintu byo gushaka n'abasaza. Ubona ari byose cyangwa bikwiye? Ntabwo bikwiye. Wagerageza nyine ugasoringa ugakora hasi no hejuru hose ariko ntibitume ushakana n'umuntu utagiriye amarangamutima. Niyo ugakora iyo bwabaga kabisa ukayashaka wowe ubwawe. Nese ntabwo wamugirira amarangamutima afite iyo myaka? Umusaza mwana abasaza pole ariko uzwi akenshi baba barutana ba papa wanyu. Reba iyo foto kandeka ko muvuga nawe wasanga njye mfite umujene. Ufite nka bangahe bajya bakwadopta? Ko ari abasaza babita abajene mwana ntabwo babita abasaza. Usanga nifitiye umujene umva nzamuzana kuri Wisdom. Nk'abo bajene se ni nka kangahe byakubayeho cyangwa se bagerageje kukwegera? So ni kangahe ntabwo babura kuko n'ababosi bacu muri Kigali akenshi baba ari abasaza nako baba ari abajene. Nabo barabigerageza. Hari bosi ufite pe. Hari ababosi baba biyubashye ashobora gukunda abo bana bakiri bato ariko ntabwo ashobora kutakwiteza uri umukozi. Yagusanga wunamye urimo gukora imirimo aho ngaho akaza kugukoraho. Why not? Nawe yisuzuguje nta musuzugura pe. Undi urwaba ari urukundo cyangwa aba ari irari? Kimwe muri byo. Kuri wowe ubyumva gute? Ni irari cyangwa? Ni irari? Nta rukundo rurimo. None se uwagize irari yananirwa kurigira ngo nuko wunamye? Azankoreho mwereke. Ntago ndwana nzamuganiriza. Okay, wakoze kwitabira ubutumire bwa Wisdom TV Rwanda. Turimo turagana ku musozo kugira ngo tukurekure nawe ukomeze ujye mu kazi. Yego. Wakoze kutuganiriza, wakoze kuganiriza abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda. Yego. N'ubutaha nitugutumira uzatwitabe. Yego murakoze. Mu ijambo rimwe cyangwa se mu magambo arenze ayo ushaka cyangwa ayo utekereza, ni iyihe nama wahereza urubyiruko rw'ubu cyane cyane abakobwa bahitamo bagendeye ku mitungo cyangwa se bahitamo abo bajene kuko hari ama etaje bubatse cyangwa se hari ikofi bakoze? Kuko uyu munsi wa none umwana w'umuhungu ufite imyaka 30 cyangwa 32 cyangwa 5 kereka uwagize family background nziza ikaba yamushyigikira akiga neza agahita abona akazi keza, ugasanga afite nyine ya mafaranga. Ariko nawe si impamya ko wamusanga na etaje 3 muri Kigali afite na konte zingahe zimeze neza. Yego. Sibyo? Byanga bikunda urumva ko ibyo ari ibintu birenze n'ubushobozi bw'imyaka ye. Ariko si uyu munsi wa none abakobwa bakiri muri uwo murongo cyangwa se bagifite iyo myumvire yo guhitamo bagendeye kuri icyo kintu, niyihe nama wabahereza? Inama nabagira njye ku bwanjye numva ko twaharanira natwe iterambere ryacu. Njye mbifata nko gusuzugurwa kuko kubana n'umuntu udakunze bitewe n'ikintu runaka ni agasuzuguro pe.
gusa ikintu twakora duharanire iterambere ryacu turya ibyatuvuye mu maboko kuko uwo muntu usanze ntabwo uzi impamvu aje ntawe wahamagaye rero duharanire iterambere ryacu namwe bahungu muharanire iterambere ryanyu ibyo twihaye ngo abajene bari kudutwara urubyiruko oya pe turiharanire iryo terambere bafite nuko barikoreye natwe turikorere abo bagenzi bacu bareke kudusiga nibyo numva nabagenera. So guys, thank you so much. Mwakoze gukurikirana Wisdom TV Rwanda. Tubararikire ibiganiro by'ubutaha. Niba uri umugeni cyangwa se ufite ibirori byinshi bitandukanye ukeneye makeup nziza, gana Joanna Makeup. Ni umwana w'umwari mutoya ugukorera makeup nziza. Ewan, makeup yose waba ukeneye arayigukorera nk'uko uyu mwari wacu asa neza. Urasa neza, uraseka neza, ibintu byose ubwiza bwagiye mu bundi. Joanna yaje yongera ubwiza mu bundi. Mu gihe ukeneye amafoto meza ni Fred Images, tugukorera amafoto mu birori bitandukanye, yaba ubukwe, yaba mapate, whatever, turagufasha kugukavaringera ibyo birori. Tugushimire kwemeye kubana natwe. Murakoze namwe. Keep smiling. Murakoze. Ewan, niba mpereza positive comments zo kukugarura ejo mu gitondo ndaguhamagara. Nta kibazo. Thank you, wakoze cyane. Most welcome. Mu kazi ugiyemo uhirwe, uhahe, uronke. Ukomeze kwigira. Abajene wapi? Oya, nta kintu kirimo. Kandi subscribe nyinshi. Subscribe. Warayikoze se? Njye nkorera imbere. Njyewe. Sikosetsa. Ugende kuri Wisdom TV Rwanda ukore subscribe, like and comment. Iyo bakomentinze natwe tubona yuko ibintu dukora babikunze. Bikadutera n'imbaraga zo gukora ibindi byinshi. So, badushyigikire nk'uko basanzwe badushyigikira. Uyu mukobwa mwiza mu murebe, mu musupporting, give her some comments, give her some likes. Ewan, ubundi tuzahora ubutaha duhumeka umwuka w'abazima. Wakoze cyane. Kubita hano. Ciao.